kugira ngo ijambo Imana iherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza mu buzima bwacu. Turakubashye Imana igira neza, turagushimye cyane kuri umukozi w'umuhanga, ujye umenya ibidukwiriye akaba ari byo udutegurira, izina rye nirihabwe icyubahiro. Twazindukiye mu nzu yawe muri aya masaa sita, tuza ari we tuje gushaka, tuza ari we tuje kureba. Turakwinginze Mana nziza kugira ngo utwemere tukubone, kuko niko watubwiye ngo abagushakana umwete bose no bazakubona. Twaririmbye tuguturira amaturo, turakuramya, twumva amashimwe, twumva ubuhamya, aho hose wari uhari twumva imirindi yawe. Tugeze mu mwanya rero usumbiye myanya yose yatambutse, umwanya tuba tugiye gutuza, tukumva uvugira mu mukozi we waduteguriye, tukumva uvugana natwe umuciyemo. Mu bantu bose bicaye aho warebye usanga uyu niwe ukwiye kudutumaho, usanga ukwiye gukorana nawe tukunguka, usanga ukwiye gukorana nawe tugahabwa umugisha. Turamusengeye ngo uhagarare mu mbaraga zawe Mana yo mu ijuru uko yatumwe, ariko Mwami Imana tubwira, kandi amagambo agiye kumusohokamo yubaka abarira, yubaka ababuze inzira, yubaka ababuze epfo na ruguru, ababera ibyiringiro, abafasha bakomeze, maze utwemere tuze gusohoka tweze tuvuga ngo turumva tuguye neza ko twavuganye n'Imana. Ngaho bana nawe rero kandi umushyigikire muri byose, kandi imbaraga ziturwanya amasaha turazicecekeje mu izina rya Yesu, izidusubiza mu ngo zacu, izitujyana kure, izituma tudafashwa, zose turaziburizamo muri aka kanya mu izina rya Yesu. Tugukomeye amashyi menshi, tukwakira muri we mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Akari Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Naye ndashima Imana cyane ko yantunze inkoni kugira ngo uyu munsi tuganire ijambo ry'Imana. Ndashimira kandi n'umushumba mukuru wabyemeye kugira ngo duhagarare hano tubone uko dukora umurimo w'Imana. Ndashimira kandi n'abandi bashumba bose kuba badusengeye kugira ngo Mwuka Wera tubeho cyane. Ndagira ngo mbasabe mu bakomera amashyi, muratunga ibiganza, Imana ibahe umugisha. Namwe kandi ndabashimiye ko mwaje mu nzu y'Imana, ndabashimiye ko mwemeye ko muza mu nzu y'Imana. Imana yabahamagaye ariko namwe mukemera. Ndagira ngo mbasabe mwikomera amashyi. Imana ibahe umugisha. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana. Pastor Sumuta dufashe Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Reka dusome twihuse. Itangiriro bice byaho ni 12 umurongo wa mbere tugeze ku wa 3. Kadusome mu izina rya Yesu. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Amen. Reka komeza dusomere muri Yesaya. Yesaya ibice ni 40 umurongo wa 29 kugeza kwa 31. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya ibice 40 29 tugeze kuri 29 tugeze kuri 31. Reka dusome mu izina rya Yesu. Niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Amen. Twongere adufashe gusoma, dusomere rimwe twihuse. Samweli wa mbere bice 13 umurongo wa 8 kugeza ku wa 14.
igitabo cya mbere cya Samweli igice 13 8 tugeze kuri 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Sawuli amara iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli atarazi Gilugari, abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati, nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro. Ahera ko atamba igitambo cyoswa. Akimara gutamba, Samweli abaraje. Maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana. Nawe ntiwaje mu minsi yategetswe. Kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi, bituma nibwira nti, ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanukira i Gilugari bantere kandi ntarahendahinda Uwiteka ngo nk'umugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse, ntiwumviye itegeko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka abakomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndifuza mu mwanya muto tugiye kumara mu ntiza amatwi, ninjya mvuga ujye ugerageza nawe uko wakwisobanurira birushijeho, kuko buriya wumva ukurikije ibikurimo n'ibyuzi, wumva ukurikije amakuru akurimo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndemeza neza ko Imana iza kubana namwe kugira ngo wumve icyo Imana ishaka kukubwira. Haleluya. Iyo umuntu akijijwe yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, haleluya, aba ahindukiye aje nko mu kindi gihugu, aje mu bundi bwami. Ubwami yahozemo akabutera umugongo. Imana yagiye imubwira ngo va, siga umuryango, va mu gihugu wari urimo, va, genda. Haleluya. Kugira ngo ibone yuko uko izagukoresha iby'ubushake bwayo. Haleluya. Umutwe w'amagambo w'inyigisho iri ku mutima wanjye uravuga ngo gutegereza ubushake bw'Imana. Muraza kumva kenshi mvuga ubushake bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, ubushake bw'Imana ku muryango wawe, ubushake bw'Imana ni mu mibereho yawe, kuko ntabwo uriho kubw'impanuka. Wowe icyo ukeneye gushaka ni ubushake bw'Imana. Haleluya. Ubu bukristo nari ntangiye mvuga ntabwo ari izina wakwiyita ngo ngende umukristo ukagenda gutya gusa, ahubwo abakristo, ubukristo ni abo mubana, ni abo ku mudugudu, ni abo mukorana ku iseta, ni aho muba. Bakureba bakakwitegereza, barakureba bakanakwitegereza, bagatekereza, barangiza bakabona warahindutse, barangiza bakavuga bati bariya abantu ni abakristo kuko bakurikiye Kristo, kuko basigaye basa nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubukristo rero niyo wabwita utabukora ntabyo bimaze, ahubwo imikorere yawe, imivugire yawe, uko ugenda, abo nibo bazakwita umukristo, kuko usigaye usa na Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo tuje mu isi tuba turi abana, buri wese yaje mu isi ari umwana, ariko ababyeyi n'abavandimwe hari ibyo bagupangira bakagutekerereza. Niyo iyo umaze gukura hari ibyo wumva ushaka, hari ibyo ubushake bwawe buzamo bikurikije n'amakuru ufite. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana yo iba yifuza ko dukora ubushake bwayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri uko gushaka ubushake bwayo ni uko yabahamagaye, ni uko ibabwira ngo muze mu bwami bwayo, ni uko ibabwira ngo nimuze mukurikire,
nimuze kwiga nk'uko mwaje kwiga. Imana ibaha umugisha cyane. Noneho Imana hari impano iha buri muntu wese buriya, nubwo utamubona hano. Hari impano ikomeye, gift iha buri muntu wese. Iyo mpano niyo yitwa ubushake bw'Imana, ubushake bwayo. Iyo mpano ihabwa na buri wese, ariko buri wese afite nawe ubushake bwe. Icyo nshaka kugutangariza hano, ubushake bwawe buriya buhishe mu bushake bw'Imana, kandi ubwo bushake bw'Imana nibwo ibishaka ko ari bwubamo kugira ngo usohoze umugambi w'Imana. Uriho kugira ngo usohoze umugambi w'Imana, usohoze ubushake bwayo kuri wowe. Yesu ashimwe cyane. Ugira umumaro mu gihe cyawe kuri wowe. Haleluya. Ndaza kugenda nsa nk'ubisobanura gakeya, turaza kureba n'amahame yagufasha muri runo rugendo. Bya bindi buriya utekereza byose burya bikubiye mu bushake bw'Imana. Bya bindi ushaka biba bikubiye mu bushake bw'Imana. Ariko mu buzima ushobora guhura n'ingorane, ugahura n'ibibazo, ugahusha umugisha, ugahura n'ingorane n'ibibazo mu buzima. Ukiri umwana birashoboka cyane, ariko ndashaka kuvuga ngo warakijijwe, uri umukristo, warinjiye muri ubwo bwami, nakaga guhusha ubushake bw'Imana. Nujya unabihusha ugaca mu nzira itariyo, jya utaha ubabare cyane, nta muntu ukureba, witekerezeho, uvuga uti Imana sinshaka kongera kugendera mu bushake butari ubwawe, kuko ubushake bwawe nibwo idushakaho. Impamvu ni ihe ubushake bwawe busa nk'ubutugora, nuko ubushake bwawe hari icyo budusaba, hari ikiguzi bugusaba, hari icyo bushaka gukora. Ubushake bwayo, iyo gift, iyo mpano yayo isa nk'ifunitswe n'ikintu kimeze nk'ubusharire, gitangira nk'aho kigusharirira, ariko uko ugenda winjira mu bushake bwawe gake gake, ugenda ubona ukuntu bugenda bukuryohera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Naho ubushake bwa Satani icyo agambiriye ni ukugushukashuka. Ngo buriya Satani avuye mu ijuru yavuze ngo umuntu ngiye kumushuka, ngo nzamushuka imbere, mushuka inyuma, mushuka ahantu hose. Satani we ubushake bwe biba byoroshye, abakuganisha mu byaha, akuganisha mu bintu bikorohera, ukibaza ko ubuzima n'ibintu byoroshye, ariko amaherezo ni urupfu, amaherezo ni agahinda, amaherezo ni ukurimbuka. Niyo mpamvu Imana yahisemo guhisha ubushake bwayo, irabuzinga, irabuhisha, irangije ariko ishyiramo n'ubushake bwawe. Haleluya. Ubushake bwawe buhishe mu bushake bw'Imana. Ndagira ngo iryo jambo uze kuritahana. Yesu ashimwe cyane. Gutegereza ubushake bw'Imana. Twasomye ijambo mu itangiriro aho badusomeye, Imana yahamagaye Aburahamu, ni mu gihugu cya kure yaho imubwiye ngo ajye, ntugire ngo hari hafi, muri za Arabia Saudite hari ibirometero bigeze ku 1500 kugera i Kanani. Ariko Imana yamubwiye ngo va mu gihugu cyawe, siga so na nyoko, uze nkwereke igihugu nzakwereke. Irangije imubwira amasezerano izamuha. Ibyo bintu ntabwo Aburahamu yabisabye, ahubwo ni Imana yamukunze, yamubengutse, nkuko nawe yakubengutse ngo uze mu nzu y'Imana. Yamubwira ngo nzaguha umugisha, nzabana nawe, nzaguha urubyaro n'ubwo utarufite no mu muryango wanyu nta ruhari, izina ryawe nzaryogeza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uzaba sekuruza w'amahanga. Niyo mpamvu uyu munsi tuvuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya. Siyo Mana dusenga. Haleluya. Ibyo bintu Imana yabimubwiye kera, ariko icyo nkundira Aburahamu, yarahagurutse aragenda atitaye. Bibiri tubwira ko Aburahamu nta kintu yarabuze usibye ikibazo kimwe cy'urubyaro. Byabaga herediteri mu muryango wabo, yafite ikibazo cy'urubyaro. Icyo gihe Imana imuhamagara yari afite imyaka 75. Aburahamu arahaguruka aragenda, yumva Imana ikintu izamuha bwa mbere, yumva akennye cyane, yumva ashaka cyane, ari umwana, kuko ibintu yari abifite. Ikimenyimenyi ageze i Kanani, aho yatuye yarahaguze,
hanyuma arahatura, ariko kuko Imana yamuhaye umugisha muri ako kanya ahita aba umukire. Ariko icyo gihugu akigezemo ntabwo bivuga ko hatabayemo ingorane, yahuye n'ingorane kandi ari kumwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu bushake bw'Imana hari igihe duhuramo n'ingorane, ariko Imana ishaka kuguma mu bushake bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aburahamu yarahunze ajya muri Egiputa, arongera aragaruka ahunga inzara yari yateye icyo gihe. Aburahamu yacukuye amariba, Aburahamu yo arorora, yagiye ahura n'ingorane mu nzira, amara imyaka 25 Imana itaramuha umwana. Yamuhaye ku mwaka wa 25. Byo nkubwira ngo ubushake bwawe, ikikwirukansa cyawe gihishe buriya mu mugambi w'Imana, gihishe mu bushake bw'Imana. Haleluya. Ikishaka ni ukubigumamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abo turi kumwe, amina, Imana ibaha umugisha cyane. Ubushake bw'Imana rero kugira ngo ubugereho, nibyo nababwiye, busa nkaho busharira gakeye, ariko uko wegenda wegera bigenda biryoha. Ariko Imana yavuze ngo mu nzira zanjye kugira ngo ubugereho igenda ishyiramo ibizami, ni step tugenda twiga. Haleluya. Hari ubwoko butatu nshaka kuvuga bw'ibizami, cyangwa bw'ibizami Imana iha abantu kugira ngo irebe ko bayikunda koko. Ndabuvuga nihuse. Umukristo mu rugendo agenda ahura n'ayo mashuri, akagenda yimuka, nk'uko umwana atangira mu kiburamwaka akagera muri primaire, muri secondaire, muri university, agakomeza akazagera ubwo aba dogiteri, akaza akajya mu bitaro akavura abantu, agafasha Imana gusubiza abantu ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ko sindabona umudogiteri wabyize imyaka 2, uzamubona azambwire. Kubera iki? Yiga imyaka myinshi, nukugira ngo akore ibizami byinshi abitsinde. Ariko iyo abitsinzwe ntabwo akomeza nyina umunasi cyangwa agakora kandi ko hasi. Yesu ashimwe cyane. Wa mumaro agomba kumara ukorwa n'abandi babishoboye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu Imana yemera gushyiraho ibyo bizami step. Nibyo nandi mumabwira ngo Imana yararetse Abraham amara imyaka 25. Mu buzima hari n'ibyo tutabona bitavuye kuko ari ibigeragezo bya Satani, ahubwo Imana ikabiretse kubiduha, ikabiretse igatinda kukiguha. Kubera iki? Kuko hari ibyikurinze. Icyo ni icyambere. Hari ibyo ishaka kukwandikamo, ishaka kukwandikamo gukomera kwayo. Ariko ishaka kugira ngo uzahagarare hano uvuge gukomera kwayo, kuko nubibona utasenze, utaciye bugufi, nta rugendo wakoze, uzibaza ko baklika bakanda buto. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko Imana ijya yifuza ko dutegereza igihe cyayo n'ubushake bwayo. Haleluya. Imana rero icyambere igitinda kudusubiza icyo dushaka. Haleluya. Ntabwo ari ukwikanga, oya, ahubwo hari icyo ishaka kukwandikamo. Ndashaka kuvuga rero ngo wihangane muri uru rugendo, habamo ibyo ushaka n'ibihite biza, kuko ibyo ushaka nanjye si byo nshaka. Buri wese afite ibyo ashaka, ariko ubwo bushake bwanjye nawe bukubiye mu bushake bw'Imana. Icyaba cyiza rero nuko washakisha ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Shakisha ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Nibwo uzamenya aho ugomba guhagarara n'icyo ugomba gukora. Haleluya. Icya kabiri, Imana igidusaba ngo tuyihe icyo yaduhaye. Mu buzima bwa gikristo uzahura nabyo niba uri umwana utarabimenya. Igishaka ngo tuyihe icyo yaduhaye, igitugerageza, igikugerageze, igigerageza abakristo, atari uko bivuye kwa Satani. Shaka kubwira ngo Abrahamu nyuma y'imyaka 100 amaze kubona umwana, Isaka yarakuze, igihe cyarageze, Imana iramubwira ngo genda untambire uriya mwana wawe. Ndashaka kuvuga ko ibyo bintu ntabwo ari byavuye kwa Satani, ahubwo byari ubushake bw'Imana, bw'Imana irebe yuko koko ayikunda. Hari igihe ishaka kugutestinga ngo irebe yuko uyikunda. Haleluya. Ese wowe hari icyo Imana igusaba ukumva ni test y'Imana ngo irebe ko uyikunda? Ntabwo igusaba byinshi, igusaba icyo yaguhaye. Kuba mu bushake bw'Imana ni ukubaho ugomba kuba, ni ukubaho Imana ishaka ko uba.
ni wowe wo kubigenzura ukabimenya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe yamuhaye tesite ya kabiri. Ndashimira Imana, Aburahamu yaragitsinze icyo kizami. Iyo tesite yari ikomeye, yarayitsinze, ariko Imana iravuga itabibonye ko nkunda koko. Niyo mpamvu yamuzaniye ikindi gitambo, Aburahamu atahana n'umwana we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ego Imana yaturemeye kwishima no kunezerwa, ariko ibishaka ko tugendana nayo umunsi ku munsi, kuko hari icyo ishaka kukwigisha wowe utazi. Ni Imana y'ibihe, nizi umunsi w'ejo kumeze, izi umwaka utaha uko bimeze nk'iki gihe, saha izi mu myaka 5 uko bizaba bimeze. Niyo mpamvu dukwiye kuyikomezaho. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiye kujya mu bushake bwayo, kuko buri wese aho agomba guhagarara hatandukanye naho undi. Yesu ashimwe cyane. Imana ifite ukuntu imanaginga abantu bayo, buri wese nta muntu usa n'undi imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Usabwa gushakisha ubushake bw'Imana. Umugabo witwa nako indi ubundi bwoko bw'ukuntu Imana idutestinga. Hari igihe Imana ituzanira opportunity imbere, ukagira ngo ni amahirwe cyangwa ni ishabu ugize, cyangwa uba ugomba kugendana n'Imana ukamenya icyo Imana ishaka. Reka mbisobanure hano gatoya. Hari umugabo witwa Dawudi, bakunda kumwigisha ukuntu yimitswikishijwe amavuta, afite bakuru be basanzwe bakomeye ku rugamba, ariko Imana yamubwira ngo wowe nkwimikishije amavuta uzasimbura Sawuli. Yabimubwiye igihe ki? Mwumvishe hariya twasomye ukuntu Sawuli yagiye gutura ibitambo, yaramaze imyaka ibiri gusa. Hanyuma ngo igihe kiragera, Samweli aramutegeka ngo mugende tujye gutura ibitambo ko turi amahoro. Ariko Samweli atinda kubageraho. Bibiliya yatubwiye ngo bamaze iminsi 7, yari yafashe abantu 3,000 bajya ahantu ku musozi kugira ngo bajye gutura ibitambo. Bategereza Samweli umunsi wa mbere kugeza ku munsi wa 7. Ngo byageze ku munsi wa 7 ngo agiye kumva yumva ngo hari Abafilisitiya bamanutse baje kubatera. Agiye kubona abantu bamushizeho ngo asigarana abantu 600. Arangije agira ubwoba, avuga ati hajya gutura ibitambo uyu Samweli igihe twamutegerereje, mureke mbyiturire. Arangije avuga ati muzane igitambo mu kibage tugiture. Sawuli atura ibitambo kandi atabyemerewe kubikora. Yarazi ko akoze ibintu byiza kandi akoze ibintu bibi. Samweli muri ako kanya baraje, amubwira ati ibyo ni ibiki wakoze? Tukubwibyo ingoma yawe ishyizweho iherezo, ngo nitoranyije undi muntu uzajya nyuma ufite umutima umeze nkanjye. Uwo ni Dawudi wabagiye mu ishyamba, yarataranasukwaho amavuta. Aho igihe cyarageze nihuse asukwaho amavuta. Hanyuma Dawudi asubira mu ishyamba. Igihe kiza kugera, ise Yesaya, se wa Dawudi, aza kwibuka abana be ko bari ku rugamba. Avuga ati mwana wanjye, ngwino ujye muri bakuru wawe, ujye kureba uko urugamba rumeze. Dawudi ntabwo yavuze ngo ngiye bansutseho amavuta ntaho njya. Yarubashye ababyeyi aragenda, ari mu bushake bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ego ubushake bw'Imana buzakuvugira, buzaguha imbaraga, buzakuvugira imbere y'abantu utashobora kwivugira. Yesu ashimwe cyane. Dawudi agenda nk'umwana ugiye muri bakuru be, ariko agezeyo yumva ibintu bihabanye nuko yiyumva mu mutima. Ariko wowe no mu butama waba uragiye n'ahantu waba uri hatazwi, wejya uba mu bushake bw'Imana gusa. Igihe nikigera Imana izaguhamagara, izabinyuza ku bantu utazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Isaha nigera izabinyuza ku bantu udakeka utanazi. Dawudi aragenda, agezeyo yumva hari umugabo ngo wabazengereje witwa Goliyati. Ariko we ahabwe ati ngewe uriya mugabo namwica, mu makanya munyemere mumbwira icyo nzahembwa. Bagabimubwira, ariko yavuga ngo kano kana karwanye he gafite experience ni yihe? Akavuga ati ngewe nawaga mu ishyamba nkafata idubu. Ntabwo yagize ababwira ngo ngewe nasizwe amavuta ngo ngewe ngomba kuzaba umwami. Wapi? Havuze ati ngewe nawaga mu ishyamba nkarwana n'idubu n'intare nkazitsinda. Uriya Mufilisitiya utarakebwe, urimo gutuka ubwoko bw'Imana n'Imana yacu, ngewe ndamutanyaguza nk'imwe muri zo. Yiyumvamo imbaraga. Iyo uri mu bushake bw'Imana igihe kigeze wiyumvamo imbaraga, urasimbuka ukaguruka.
Yesu ashimwe cyane. Imana irakugurukisha. Nukuri Dawudi ntabwo yarushaga uriya mugabo imbaraga, ariko ngo yamuteye ibuye rimwe gusa, marayika w'Imana agenda akora ibyo agomba gukora. Ngo afata inkota yayimukatisha rimwe gusa, marayika w'Imana akora ibyo. Humura, ni rimwe gusa uri mu bushake bw'Imana. Dawudi araza agera ibwami, bamuhemba ibyo bagomba kumuhemba. Ngo igihe cyarageze, Sawuli ngo aza guterwa n'imyuka mibi. Imana nigena ibihe. Humura, tegereza ubushake bw'Imana. Ngo aza guterwa n'imyuka mibi, avuga ko nta muntu ushobora kuncurangira imyuka mibi ikagenda kweri. Abantu bavuga ati ariko ntuzi kagahungu kamwe nesa kamwe kishe Goliath, ati ndakazi kariya kazi gucuranga. Humura, abantu bazakuvugira uko ugenda. Niba uri umukristo, abantu bazakuvuga ngo uriya ni umukiranutsi. Igihe kigere ugera aho ugomba kuba, ube mu bushake bw'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Baramuhamagara ngo yacuranga gusa, ngo imyuka mibi ikava ku mwami. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ibaze icyo kintu cyonyine. Kakana karageraga mu ishyamba, kagize amahirwe yo kugera ibwami ko kishe Goliath, gakomeza gutuza no guceceka. Karatuza, karategereza. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyo gihe urugamba rwaratangiye hagati ya Sawuli na Dawudi, ngo abantu baramubwira ngo kanguka gucurangira, uzi yuko buriya Samweli yagasize amavuta akazagusimbura. Dayimoni bayinjiye Sawuli ngo atangira kukarwanya. Hanyuma igihe kiragera, bigera ubwo amuhunga, ngo abantu bamwe bajyana nawe bajya kuba iyo mu ishyamba. Sawuli bikamwanga mu nda, niba ari imyuka mibi yamuzagaho sinzi. Umunsi umwe avuga ati ngiye kukica ngasange mu ishyamba aho kagiye, nabo bajyanye nabo. Ngo baragenda birukanka ishyamba ryose. Dawudi arabimenya, yohereza abantu barabimubwira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bamaze kubimubwira, ariko ngo byari bigeze nijoro, Sawuli ari kumwe nabo bajyanye ku rugamba bamuzungurutse, ngo bararyama barasinzira. Basinziriye Dawudi kuko yamenyereye iby'ishyamba, yamenyereye iby'urugamba rw'ishyamba. Yesu ashimwe. Humura, ahantu Imana igutreningira ntibizakuzanira umugisha. Humura, ihangane, tegereza, ceceka witonze. Humura, Imana uri kumwe nayo. Yesu ashimwe cyane. Gusa nuva mu byiringirwa ngo nubura ubwenge nzakureka, niko biri tubwira. Ariko wowe gishakisha kuba niba uri mu bushake bw'Imana. Dawudi n'uwo yari kumwe na Abishayi, niko biri tubwira, ngo baragenda bomboka nijoro bamugeraho kuri Sawuli aho aryamye, basanga arasinziriye. Ngo Abishayi aramubwira ngo Dawudi, nyemerera mujombe 10 rimwe gusa ndahita mwica. Abivuze gutyo, Dawudi aramubwira ati wayasigaho, ntawe ukora ku muntu wasizwe. Mureka azicwa n'abandi, mureka azagwa ku rugamba n'ahandi, ariko mureke. Abishayi ati no, hari impamvu nk'eshatu nakubwira zemeza ko tugomba kumwica. Iyo ni opportunity nakubwiraga, niho ngeze. Yesu ashimwe cyane. Ngo ntuzi yuko Sawuli aherutse kwica abatambyi 85. Aho ntabwo nirwo mpavuga cyane, ngo yamaze iminsi yisha abatambyi kwa ko yamuhungaga 85. Ngo ubu koko uribaza ko we tutamwica? Ndati sigaho. Ega impamvu zigusunukira gukora ibintu bitari byo. Amubwira ngo nutamwica wari bukwice, nicyo cyamuzanye. Kugira ngo amutere ubwoba. Abo muri kumwerega nibo bashaka no kugusunikira gukora ibitari byo. Menya ubwenge, umenye uko Imana yawe ikubwira, umenye igikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Ngo ariko ngo ntuzi ko bagusutseho amavuta uzaba umwami, amwibutsa ko azaba n'umwami. Ariko Dawudi aramubwira ati no opportunity Dawudi yarabonye yo kumwica, ariko ntabyo yakoze. Ngo amutwara inkota, amutwara agacuma yanyweragamo, amukata n'ikinyita, arigenda yageze hakurya arabahamagara kugira ngo bamenye ko yamugezeho, ariko Dawudi ntiyamwica. No opportunity Dawudi yaragize. Muri urugendo rwa gikristo ugomba kwitonda cyane. Muri urugendo ni ukwigengesera. Yesu niwe yavuze ngo abantu bitondera ijambo ry'Imana. Ugomba kwitondera, kwigengesera mu bwami bw'Imana, kuko ubwami bwose busabwa kubwitondera. Haleluya. N'ubwami bwo mu isi bisabwa kubwitondera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Undi mugabo witwa Yosefu nawe
yageze kwa Potifari, nawe yaritonze. Umugore wa Potifari amubwira ati ngwino turyamane. Yosefu aravuga ati reka sinahemukira Imana ya Isirayeli. Arakiranuka cyane. Ariko ndakubaza, umusore w'iki gihe ugize iyo opportunity wabigenza uti imbere y'umwamikazi? Ariko Yosefu yemera kujya mu nzu y'imbohe, baramufunga, arategereza. Nababwira gutegereza ubushake bw'Imana, ategereza ubushake bw'Imana. Yosefu arategereza, bamujyana mu nzu y'imbohe kubera ko yari afite mu mwuka w'akaboko keza, afite ubwenge bw'Imana. Agezeho ngo akaba n'umuyobozi w'imfungwa aho ngaho, ariko yari umufungwa nk'abandi bose. Ariko isaha yarageze, Imana niyo yarotesheje umwami Farawo kugira ngo bashobore kumuvana mu nzu y'imbohe. Yosefu igihe kigeze araza agera ibwami. Agezeyo ababwira icyo bagomba gukora, kugeza ubwo Farawo yavuze ngo twakura hehe undi muntu umeze nk'uyu ufite ubwenge bw'Imana? Ariko reka ihangane, bazavuga ngo twakurayo umuntu umeze nk'uyu. Kiranuka aho uri, twakura hehe umuntu umeze nk'uyu ufite ubwenge nk'ubw'Imana? Mu bwami bw'Imana niko bimera, kugira ngo ujye mu bushake bwayo. Ibyo naryo ni irindi shuri Yosefu yari arimo yiga. Nawe wenda hari ibyo waba urimo wiga, icyo nagusaba ni ugutegereza ubushake bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri urugendo habamo ibicantege nyine, habamo ibyatuma tuvamo muri urugendo, ariko Imana niyo idukomeza. Haleluya. Umugore witwa Petero, mbivugaho gatoya, yabanye na Yesu imyaka 3 n'igice, abona ibitangaza akora. Arapfa, Yesu arapfa, hanyuma amaze no kuzuka akajya babonekera, akababwira ati ibyawe ni nababwiraga muhumure bizasohora. Ariko igihe cyarageze, Petero aribaza ati ariko ibintu turimo ni ibiki? Ati ngiye gusubira kwirobera kabisa. Ahita agumura n'abandi ngo bajya kwirobera amafi. Babonye bibacanze, bavuga ngo ko bataduharinye, ko bataduha icyo gukora. Ariko Yesu yari akibatestinga, si uko arimo atinda. Nababwiye ngo hari igihe Imana itinza ikintu kugira ngo irebe, iguhe umwanya wo gutekereza neza, ushungure neza. Hanyuma babonaga aza akabonekera akigendera, akabonekera akigendera. Bwako uyu mugabo bite? Bajya kwirobera. Bwako twisubirire kwirobera amafi, n'ubundi ni wo mwuga wacu. Baragenda. Ariko iyo ugiye utari mu bushake bw'Imana nta kintu ufata. Ariko Yesu ni mwiza, ajya agaruka, yasanga nta n'icyo bafashe, akabwira ati bana banjye nimuze, ariko ubundi kuki mwabivuyemo? Ariko niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero maze kubakora ibyo, amubwira ati Petero urankunda? Inshuro 3 zose yagira ngo amubuze gusubira gutekereza nk'ibyo Abisirayeli bigize gutekereza iby'ubutunguru n'amadegede yo muri Egiputa. Imana yakubwira ngo ihangane utegereze muri buno bwami, nibwo uzahirwa, nibwo uzabona umugisha. Yesu ashimwe cyane. Basi niba utabyemera uzasome kino gitabo uzumva uko byagenze, kuko tuya tuvuga ngo Imana ntijibeshya ntigihemuka, ijambo yavuze izarisohoza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubwo icyo gihe Imana yagira ngo yigishe nyine Petero uko agomba kwitwara. Ntabwo Petero yasubiye kwirobera, ahubwo Imana yakomeje kugenda kumwigisha. Muka ko igihe cyakurikiyeho bigeze no kumufunga, Herode agomba kumwica. Abitorero ngo barasenga. Petero naho yarongeye ariga, aravuga ati ubwami bw'Imana nta gukina nabwo. Arahaguruka, bajya kuvuga ubutumwa, bajya gukora icyo Yesu yabatoje gukora. Yesu ashimwe cyane. Nawe urasabwa gukora icyo Yesu yagutoje gukora mu bushake bw'Imana. Ariko haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nakaga kubona umukristo agenda atazi ubushake bwe ku Mana, ubushake bw'Imana ku buzima bwe. Nakaga nukuyoba. Umukristo mu gatabo k'umugenzi, umukristo yajyaga agenda, igihe buri gihe yayobaga agaca inzira itariyo, yahuraga n'ingorane, akongera akagaruka bimuruhishe. Igihe umukristo yasinziraga, yarahaguruka akibagirwa ibyangombwa. Birasabwa kudasinzira muri buno bwami, bikamugora agaruka ku musozi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mukomere muri buno bwami,
mukomere mwihangane mutegereze ubushake bw'Imana buzasohora. Nta kizabubuza, ijya kuguhamagara nta mbaraga wabishyizeho. Wewe wabonye uvuka nyuma ubona waje mu nzu y'Imana, ahubwo icyo usabwa ko umaze gukura no gushyiramo agatege. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nandi mabwira ibijyanye, mbabwira ngo ndakuvuga ku mahame y'uru rugendo. Amahame ndabivugaho nihuse kubw'amasaha. Ihame rya mbere tugomba kugendana ni ihame ryitwa kumvira. Yesu ashimwe cyane. No kwizera. Imana yabwiye Abisiraheli mu gutegeka kwa 2 ibice 28 umurongo wa 1 ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, iriya migisha yose izagukurikira. Yesu ashimwe cyane. N'ahantu mukunda gusoma rwose, ariko iryo jambo ryitwa kumvira ntabwo kubifata mu mutwe gusa, ahubwo kumvira ni ugukora ibyo wumvisha ukabishyira mu bikorwa. Kumvira ntabwo ari bya bindi ushaka kumenya gusa. Iki gitabo ushobora kugifata mu mutwe. Haleluya. Ahubwo kumvira ni ugusaba Imana ikaguha kumva icyo ubushake bwayo bugusaba uyu munsi n'ejo bundi, nibwo bizazana umugisha mu rubyaro rwawe. Pawulo niwe yagize kuvuga ngo nitukiri abacu ngo twiyobore. Yesu ashimwe cyane. Ngo twabaye imbata za Kristo, kuko niyo turi mu rusaku turayumva. Iyo uri imbata y'umuntu, kuko wabaye imbata ye, no kuvuga ngo ugendana n'Imana buri gihe. Niyo waba uri mu rusaku urayumva. Niyo waba uri muri Nyabugogo, hahandi muri gare abantu barimo bavuga cyane, Imana yavuga ukumva. Yesu ashimwe cyane. Aho isi ifite ibisakuriza byinshi, bakubwira ngo intambara ya Ukraine, bakubwira ya Niger, bakubwira hirya no hino intambara, bakubwira abatinganyi ngo bayogoje isi. Ariko si byo kuri urusaku rw'isi, wowe Imana mu bushake bwayo irakubwira iki? Haleluya. Imana mu rusaku rw'isi irakubwira iki? Wowe urumva mwiki? Kubera yuko hari amajwi umuntu ajya yumva iyo ari muri uru rugendo. Hari ijwi ry'Imana riza rituje, ukumva birahari mu mutima ukuntu, ariko kumva nta mbaraga bifite. Hari n'ijwi rya Satani riza rihuta, rikwereka imbere bimeze neza, rikwereka biraryoshye, rikwereka ejo uzakira, bikwereka. Cyo ni ibyo kwa Shitani. Hari n'indi jwi rijyanye n'imitekerereze yawe n'amarangamutima yawe n'ubushake bwawe ujya wishyiramo, naryo riba rihari rigusunika. Ariko icyo gihe iyo kigeze, jya utuze utekereze, wumve icyo ubushake bw'Imana buvuga. Dawudi nicyo cyatumye adasogota Sawuli kiriya gihe afite ubushake. Yosefu nicyo cyatumye adakora kiriya cyaha akemera kujya mu nzu y'imbohe. Ubwami bw'Imana buraharanirwa. Yesu ashimwe cyane. Ngo intwarane zibugishamo imbaraga. Haleluya. Ihame rya kabiri ni ukujijuka. Ndabivugaho vuba. Kugira ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Biratubwira ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kubaha Uwiteka si amagambo yoroshye cyane. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ngo ariko ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Ubu bwami dukeneye kubujijukamo. Ntabwo Imana ishobora gukora icyaha cyo guha umuntu w'injiji ubushake bwayo. Reka nkubwire, niba ukiri injiji izakureka usibire, wongere usibire. Uta umwanya wawe, uzabona urashaje cyangwa uzarimbuke nka Sawuli wagiye gukora ibyo atemerewe gukora. Aho muranyumva neza. Dusabwa kujijuka, tukubaha Imana, tukumvira nk'uko nabivuze, tukanayizera. Yesu ashimwe cyane. Dusabwa kujijuka kugira ngo turamire muri ubu bwami. Haleluya. Mu migani muzagisoma, abajene musome igitabo cy'imigani kirigisha iby'ubwenge cyane. Migani ya Salomo kirigisha iby'ubwenge cyane. Haleluya. Kizabajijura. Ariko icyo nonaha mbabwira, kubaha Uwiteka
nibwo bwenge. Yesu ashimwe cyane. Kuva mu byaha niko kujijuka, kubera ko ibyaha birica, ibyaha birarimbura, ibyaha bikubwira kugambana, bikubwira gukora ibibi, ibyaha bikubwira gukora ibibi kandi bikuganisha mu kurimbuka. Yesu ashimwe cyane. Mu Migani 24 kamabwire ko gato cyane, ibice 3, avuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, ngo kandi rukomezwa no kujijuka. Yesu ashimwe cyane. Abagabo n'abagore hano mumusengera nyine ingo zanyu, ariko ndashaka kubwira ngo gusenga ni ngombwa, ukajijuka, ukamenya ubwenge. Ariko ubwenge nibwo bwubaka urugo, kwako kujijuka bigakomeza inkike, bigakomeza ibyumba, bigakomeza abashyitsi, bigakomeza abantu bose. Kujijuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dusaba ubwenge Imana itujijure. Aho muri iki gihe ingo nyinshi zaguye ngo kandi z'abantu bize. Yesu ashimwe cyane. Uzi kwiga uko umuntu abaho, ukiga ugakorera doctora, rangiza ukicwa n'inzoga, n'akaga. Uzi ukuntu umubiri ubaho, ukicwa n'inzoga, urabyiza. Uzi ukuntu ukicwa n'itabi, urumva atari akaga? Ni ibintu bigaragara n'amaso. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Undi muryango wa gatatu ni umuryango cyangwa ni ihame, ni ihame ryitwa kubabarira. Yesu ashimwe cyane. Utari wababarira ntabwo ushobora kwinjira mu bushake bw'Imana, ntabwo bishoboka. Niko amahame y'ubwami ameze. Iryo hame rigufasha gusingira ubwiza bw'Imana. Nandi mababwira ngo ubu turimo gufungura mu bushake bw'Imana. Izo ni principe zo mu bwami bw'Imana zigenda zigufasha. Kubera iki? Kubera yuko Imana yatubabariye kubw'ubuntu. Haleluya. Niyo mpamvu dusaba kubabarira. Ariko uragenda mu nzira ugahura n'umuntu akaba inshuti yawe, mu kanya yaguhemukira gatoya, yagukosereza gatoya, ugahita umusiba. Ariko se ubundi uriya muntu wagize inshuti ntabwo ari marayika, ni umuntu. Ahura na Satani nawe akamukoresha, ariko usabwa kumubabarira. Yesu intumwa zigize kumubaza ngo twigishe gusenga, abaha principe. Gusenga kera barabyigisha n'abana, avuga ngo yabigishije gusenga gute? Ngo Data wa twese, dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ushaka gikorwe gutyo. Ariko ni principe yabahaga yo gusenga, yo kubanza gusana, ukasana ubusabane n'Imana, ukaganira n'Imana. Akageza aramubwira ngo Data utubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ni ukuvuga rero ngo birangana. Ikigero ubabarira abandi n'ikimana nayo ikubabariramo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo nayo ni principe yo mu bwami bw'Imana. Nihuse indi principe cyangwa irindi hame rya kane rigendanye n'umutwe w'amagambo wo gutegereza ubushake bw'Imana. Iravuga ngo ni ugutegereza ubushake bw'Imana. Haleluya. Mu bwami dusabwa gutegereza. Twasomye neza Aburahamu ukuntu yamaze imyaka 25 kugira ngo Imana imuhe icyo ashaka. Ndakubwiza ukuri, hariya muri Uriya Bakaldayo ntabwo yari akennye, yari umukire. I Kanani ageze ahubwo ahura n'inzara yaho, ariko ategereje ngo Imana yambwiye umwana. Aburahamu arategereza. Mu gutegereza habamo ibitugusha byinshi, habamo intambara nyinshi, habamo ibiduca intege byinshi. Ariko usabwa gutegereza, niko ubwami buvuga. Niyo principe. Yesu ashimwe cyane. Ngo hari umuntu umwe bahanuriye ngo uzaba pastor, yagiye gusenga gitangira gukizwa. Ahita avuga ngo none rero mugiye guhita mfungura urusengero ejo mu gitondo. Tekereza nawe, abo ni babandi ubona bafungura nyine nyuma ingorane zikaza uko batazizi, bagahita bizima, bigahita birangira. Kubera iki? Imana yamubwiye nyine ko azaba pastor, nibyo, ariko akwiye gutegereza igihe cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nkuko Imana yabimubwiye, izongera imutumeho igihe kigeze. Yesu ashimwe cyane. Ndabizi hano harimo abakozi b'Imana benshi, hari ibyo Imana yababwiye byinshi, ariko ukwiye gutegereza igihe cyayo. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane, kuko aho niho uzagira umumaro ukwiye Imana yakwandikiye. Uzahagarara mu mwanya wawe, uzahagarara mu kivi cyawe ukacyusa neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twasomye muri Yesaya havuga ngo abasore b'imigenda, muri Yesaya ibice byaho 40, nibyo? Ku murongo wa 29 hatubwira ngo niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongereramo imbaraga. Ngo niyo iha intege abarambiwe utibashije Bibiliya yabonye ko hari igihe tutibashije muri uru rugendo, hari igihe ducika intege. Niyo mpamvu hariya Petero yacitse intege rwose, avuga ati nsubiye kwirobera. Ntibazakubeshye n'ibibazo byari byamushubije kwirobera, ariko ngo niho intege. Turaza gusenga mu kanya Imana isubizemo intege abacitse intege. Turaza gusenga mu kanya Imana isubizemo imbaraga. Ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Basore b'imigenda n'abantu b'imisore bumvisha ikintu bakavuduka, ariko ngo bazagwa rwose. Bibiliya niyo bitubwira ngo ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Yesu ashimwe cyane. Abategereje isaha y'Imana, abategereje ubushake bw'Imana bazasubizwamo imbaraga nshya. Naho waba ushaje, abategereje Imana bazasubizwamo imbaraga nshya. Kalebu na Yoshuwa, Kalebu yigeze kuvuga ati njyewe naho nshaje ndacyafite za mbaraga twari tugifite mu butayu. Yesu ashimwe cyane, kuko abivuze afite ishyaka, yahagaze mu bushake bw'Imana, Imana imusubizamo imbaraga nshya. Yesu ashimwe cyane. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Yesu ashimwe cyane. Ngo abantu bazatumbagira mu kirere bagende nk'ibisiga. Yesu ashimwe. Ibyo bintu ntabwo wapfa kubikurura, ariko ndashaka kuvuga ngo ubyizere, utegereze gusa, Imana izabikora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Abo ni bande? Ni abategereje Uwiteka, abategereje ubushake bw'Imana ku buzima bwabo. Buri wese afite ubushake butandukanye n'ubwundi. Hari ibyo ushaka nk'uko natangiye mvuga, hari ibyo rwose umutima wawe ushaka waje mu nzu y'Imana, ntabwo ndi bubivuge. Hari ibibazo ufite ibibazo by'ubukene, ufite ibibazo byo mu muryango, ufite ibibazo by'umugabo, ufite ibibazo by'urubyaro, ufite ibibazo byo kubona abakobwa, byo kubona umusore mwiza nk'uko umushaka, abahungu ufite ibibazo byo kubona umukobwa mwiza, ufite ibyo bibazo byose. Ariko nshaka kuvuga ngo ubwo bushake bwawe bukubiye muri envelope y'ubushake bw'Imana. Wowe icyabakiza ashaka ubushake bw'Imana, nimwo harimo igisubizo. Imana nyiribihe nizamenya igihe kigukwiriye. Yesu ashimwe cyane. Hana ngo yarategereje mu Penina ngo akajya amunyega amubwira amagambo, ariko Hana ngo ntiyava ku Mana. Aho niho havuyemo umuhanuzi Samweli, aza kuba umutambyi, asimbura Eli wari warataye Imana. Araza hagarara mu cyuho, akora imirimo ikomeye. Uko gutegereza kwawe kuzavamo imbaraga zikora imirimo ikomeye. Ihangane mu kigeragezo urimo, Imana izakigukuramo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ihangane, Imana izakigukuramo mu kigero cyose waba ufite, kuko ngo ntijibeshye yiteshuka ku ijambo yavuze. Haleluya. Gutegereza ubushake bw'Imana ni umukoro, ni homework, ni devoir ya buri muntu wese. Kuko mu isi hari byinshi biduca intege. Hari kurambirwa. Petero yari yarambiwe, Yesu atarimo kuza vuba. Sawuli yari yarambiwe, Samweli ataraza vuba. Hari ibibazo by'ubukene, uravuga uti birankomeranye, ugahitamo kujya kwicuruza, ugahitamo gukora amanyanga, ugahitamo kwiba, ugahitamo jihapanya, nzeyo hafi aho ukagira opportunity itari Imana, kandi Imana ishaka kugutestinga. Kandi iyo ukishe bisiba nyine, wa mugisha agomba guhura nayo ntabwo ugihuye nawo, biba birangiye. Nukuzategereza ikindi gihe. Abisiraheli Imana bakiva muri n'urugendo
rwo mu rwa gikristo bakiva muri Egiputa ngo nijoro Imana yababeraga urumuri ko batabonaga, wibaza ko bajyaga hehe? Imana niyo yaberekaga aho bagomba guca. Iyo bari kuzamuka barazamuka kuko byari nijoro. Imana yarabyemeye kugira ngo nijoro ibabere umucyo, bakurikira umucyo, bagenda aho batazi. Yesu ashimwe cyane. Baroburije yo gukurikira, bagategereza Imana ikabayobora. Ndagusaba gutegereza Imana ikuyobore, utitaye kurambirwa. Ubuzima bugusaba gutegereza. Yesu ashimwe cyane. Ubushake bw'Imana kuko niyo mugenga w'ibihe, nizi ibyorezo bizaza, nizi uko izabikemura. Wowe jya mu bushake bwayo, ukora ikikubwiye gukora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubukene budusubiza inyuma, bugatuma dutekereza byinshi, ariko nubabitekereza garuka, garura umutima, garura witarara, garuka. Gutsinda rero ubushake bw'Imana, wakwibaza ngo wabishobora gute? Ni ugukurikiza ya mahame navuze, ni ukwizera, ni ukumvira, ni ugushakisha ubwenge, ni ukujijuka, ni ukugira ishyaka, ni ugusenga ubudasiba. Yesu ashimwe cyane. Ni ukubabarira mu rugendo kuko uhuramo naho Satani yahuye nabo bakaza bakagukomeretsa. Uhura nabo ariko wababarire, wikomereze, witonde, nibwo uzahura n'ubushake bw'Imana neza. Byo nabwaga bwa Yosefu, ahantu heka amasubire gatoya. Yosefu ari muri ari ibwami kwa Farawo, ategeka, ari premier ministre. Bene nyina Imana yarabazanye, bene se abavandimwe be Imana yarabazanye, baje kujya gute? Baje guhaha. Kubera iki? Kubera yuko ubwenge bwa Yosefu Imana yamushyizemo, yabujyanye muri Egiputa. Bamenya gupuraninga, bahinga imyaka 7 n'indi 7 barahunika. Babandi basigaye i Kanani, bene se nzarira bakubita baza guhaha. Ariko bamugeze imbere, Yosefu yabakiriye neza, arabababarira. Yosefu abatuza ku musozi mwiza kuko yarabaye premier ministre. Yosefu arabagaburira, bitaho. Ubwo bwoko ngo burakomera ku bwa Yosefu. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu navuze ngo iyi nkingi irakomeye muri ubu bwami. Ariko byavuye mu gutegereza, byavuye mu gutegereza isaha y'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri Yesaya 30:15 havuga ngo mwituze no mu byiringiro. Dusabwa kwiringira, mwituze hatari mu rusaku, no mu byiringiro, ngo niho muzahabwa imbaraga. Haleluya. Yesu niyo mpamvu yabwiye intumwa ngo nimujye kunegereza Yerusalemu mu cyumba hejuru musenga, abarimo bose buzuye umwuka wera. Mwituze no mu byiringiro, nibwo bahawe imbaraga. Ntago bahawe imbaraga bagiye kuroba bakiri mu mazi baroba n'amafi batabonye, ahubwo mwituze no mu byiringiro niho twambikirwa imbaraga. Dusenge rero, dusenge dusaba Imana iduha imbaraga, Imana idukomeze, Imana iduhe gukomera mu rugendo, Imana iduhe gukomera mu gakiza, Imana iduhe kutabivamo ngo nuko wahuye n'akabazo gatoya. Nta kabazo k'isaha imwe ku Mana, nta kabazo gato, ntabwo byagakwiye gutuma ubivamo, ahubwo wari ukwiye kwihangana. Na opportunity ziza ukagira ubwoba, ukamenya izo ugomba gukora, ukamenya aho ugomba kuba, ukamenya aho mugomba kwicarana nabo, ukamenya ibihugu ugomba kuvamo n'ibyo ugomba kujyamo niba ushaka umugisha wo mu bwami bw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndimo ndasoza, ndagira ngo mbasabe buri wese atekereze ku magambo navuze. Nababwiye ngo nimvuga buri wese ajya atekereza, kandi wumva ukurikije background ikurimo, wumva ukurikije ibyo wamenye, ibyo wumvishe, ibyo ucamo no kugenda. Ariko ndagira ngo basabe mwese muhaguruke dusenge. Dusabe Imana iduhe gukomera, iduhe gukomera, iduhe gutegereza, iduhe gutegereza ubushake bw'Imana, kuko igihe cyayo ntabwo ushobora, igihe cyayo ku isaha yayo nigera bizakunda, bizakoreka. Yesu ashimwe cyane. Icyo dusabwa ni ukutagenda mbere cyangwa ngo ukererwe. Nugumana n'Imana ukagendana nayo, Imana izagufasha. Kansa w'umushumba umubyeyi wacu azadufashe dusenge. Imana ibaha umugisha.
Imana tuyongera amashyi cyane cyane. Haleluya. Turambura ibiganza kuri pastor tumusabire umugisha, Imana umugisha cyane. Nasomye ijambo ry'Imana mu Migani 25:15 haranditse ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware, kandi ijwi ryiza ryoroheje rivuna igufa. Haleluya. Haleluya. Urusaku no kuboroga no gutaka cyane si cyo cyihutisha ubutabazi, ahubwo nkatwe abizera iyo witonze ukarindira ugatuza, mwituze n'amahoro harimo imbaraga zinesha. Yesu nashimwe cyane. Ni umwami rero abaha imbaraga zo kunesha ibiguturuka imbere bishaka kukubuza kwinjira mu isezerano ryawe, ariko iguhamagaye iyakuvuzeho iracyarenza ijambo ryayo. Abafite isezerano ry'Imana, haleluya. Afite isezerano ry'umwami, haleluya. Ntabwo uri hano kuko wabuze iyo ujya, uri hano kuko wavuzweho n'Imana. Uri umwana w'amasezerano, uri umugenzi ugana Siyoni, kandi ukugabye imbere azakumurikira nijoro, ku manywa azakubera umwungeri mwiza, azakubera umushorera, azakuyobora inzira. Uhumure ahubwo tuza wumve icyo Imana ivuga